ibintu byose waba waraciyemo, uko byaba byitwa, uko byaba bifite amazina, iyo bije mu Imana ibyari imibabaro, amen, Imana ibyengamo umutobe. Imana ifata umutobe, igafata imibabaro yose ikayengamo umutobe witwa ubuntu bw'iki? Bw'Imana. Aravuga ngo ntabwo umuntu yaza imbere yanjye ngo atahe uko yaje ameze. Nta muntu waza akicara imbere yanjye ngo mubwire ngo nagende. Bajya mu mibare bati se ukuvuze ngo iki? Ati ndavuze ngo bararya. No kuri iyi Imana mubona, iyi ngiyi muri kubona, iyi mwicaye imbere yagutungira ahantu bidashoboka. Imana iyi ngiyi, iyi Imana mwamenyanye, iyi Imana muziranye, iyi Imana uvuga, sindi kwibeshyera, irabimenyereye, ntago ari ukubyiga. Ndashaka kubagaburira. Imana ibagaburire mu izina rya Yesu. Uburyo mwicaye muri aya materaniro, Uwiteka kugaburire kandi abikore mu buryo utazi. Impamvu uhangayitse nuko ibyawe byanze kuvamo. Hagiye ukora ibintu bikanga, imibare ikanga, ukabona ntibizemera. Ariko uyu mugabo turi kuvuga uri kumwe natwe afite ubushobozi, haleluya, budashira. Imana yacu ifata ibidahari ikabyita amazina nk'ibihari, nk'ibyiri kureba, igafata n'ibikomeye. Muri byavuze ngo uri mu bikomeye biri ubu undamburira iki? Amaboko, umpa imbaraga bw'ubuntu bwawe. Igafata ibikugoye ikabireba, ikareba igitsure, ikabikuramo imbaraga zituma bikurukankaho bigasa nk'ibitari bihari kandi wabirebaga. Mu biguteye ubwoba nabyo Imana yakira bikangara. Uwo mugabo witwa Yesu nuko yarateye. Bagera ku nyanja hajemo umuraba akavuga ati shh, ceceka tuza. Umuyaga ati niwongera kumva mvuze ati wavugaga ibiki ko nari mbari? Umuyaga tuza. Nguwo Yesu. Bagera kwa Lazaro bagasanga bamaze kane mu kiriyo, akavuga ngo mumunyereka aho mwamushyize. Bati yaranutse. Ati ntaganuka arahumura, mumuzane. Baramuhamagara ava amatanuka. Uziko Imana afata ibintu ikabiha amazina bigahumura. Tibyange byaranutse, reka wowe uri kubivuga ntago ari Imana ibivuze. Hari amagambo mwavuze atari Imana, hari amagambo mujya muvuga atari Imana yavuze. Baravuze ngo ubu aranuka, ntago ari Imana yabivuze, nibo bari babivuze. Avuyemo yaje anuka, yaje ahumura. Ngagumya kubiyereka, Imana irakiyereka abantu bayo no muri imyaka 40 irakomeje. Niyo mpamvu Yesu agambiriye kwereka abantu mu kino giterane rero. Ariko akwereka mu rurimi wumva. Ururimi wumva ni ikibazo cyawe. Imana ikwereke gutema kino cyumweru. Reka twongere dufatikanye dusangire ijambo ry'Imana ryo gukemura igiterane. Igiterane kizamara iminsi 3. Uyu munsi wa mbere, ejo ni kuwa gatandatu, nabwo dufite umugisha, dufite uziko dufite umuganda rusange, ariko hazaba n'igiterane ku mugoroba. Ku cyumweru n'umunsi wose kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Twashimira abantu bose mwaje uyu munsi wa mbere. Ubugoye yobo cyari umuganda, ntago biba byoroshye. Abantu mwese mwaje rero turashimira korali zacu, cyane abaturutse Rubavu ndetse na Gisa n'abakozi b'Imana babaherekeje. Kandi tugashima korali Alliance ndetse n'Impuhwe worship team n'abakristo mwese mwaje mu kino giterane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni live concert, album launch, Alliance, shima Imana, urugendo rurimo Yesu ruroroha. Urumva rero ni babishyize hano, ibyo bashaka kutubwira cyangwa ibigenderewe biri hano muri kubona babyanditse. Kandi urugendo rurimo Yesu ruroroha niko ya album bazayita cyangwa yiswe. Ubwo rero muzagaruka n'ubundi n'abashyitsi mwadusuye nago muzagaruki. Ikindi nuko dufite amasengesho y'iminsi 5 tuzatangira ku wa mbere. Urumva rero ni byiza bibyara ibindi byiza. Dufite abantu benshi cyane bazaza gusenga amasengesho baturuka ahantu kuri. Dufite bazava mu Burayi, bazava muri karukare kwiyaga bigari, dufite abazava mu gihugu hose, dufite abantu benshi. Ubwo rero muzaze dusenga Imana kuva ku wa mbere kugeza ku gatanu. Nako tuzaba turi gusaba Imana kugira ngo twasengera mu ijambo rivuga ngo ngiye gukora ikintu gishya. Imana ishaka gukora ibintu bishya, ngo ibya kera mukabyibagirwa. Turashaka ibintu bishya rero. Abantu barambiwe n'ibintu bishaje, n'ubuzima bushaje, n'ibintu bitavaho biri. Muzaye dusenga Imana kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu.
dufite umushumba mukuru uzaza kwifatanya natwe kuwa mbere afungura igiterane, kandi dufite n'umushumba w'ururembo rwa Gihundwe nawe n'umushyitsi. Dufite abantu bazava imihanda yose muri uru Rwanda baje gusenga. Abashyitsi tuzabacumbikira baturutse kure. Kiriya kigo cyarayepfo twarakishyuye kuva ku wa mbere kugeza ku gatanu. Ntawe n'umushyitsi kizacumbikira kereka abashyitsi bacu gusa n'iyi nzu yacu. Numva rero n'abashyitsi benshi, dufite abantu bagera kuri 200 bazajya basenga babamo, tudashyizemo abazataha bari hano mu mujyi. Ntabwo tuzasenga turya, tuzasenga tutarya, tuzavanamo ibiryo kereka abatwite n'abonsa n'abarwayi, ariko abandi nta biryo tuzashyiramo. Cyakora tuzajya dufata amazi yo kunywa twongereho n'ikindi kintu kirimo isukari nka mukaro, ariko ubundi nta biryo biri muri ayo masengesho. Mwumva azashobora kwiyiriza rero azaze gusenga, tubane n'Imana, tuzamenya impamvu. Usenga utazi impamvu, usenga uyimenya nyuma. Umenya impamvu usenga ubimenya nyuma, uzaza uwibikiye amasengesho. Kuko umuntu yagiye kugura ubwishingizi, ntabwo abugura habaye ikibazo, ahubwo abugura nta kibazo afite. Hanyuma byazakomera akavuga ati nari nariteganyirije. Ntabwo rero nshaka gutinda hano kubera ko korali zacu harimo abajya kure kandi bagaruka kuririmba, n'ubundi mu kanya ntibararirimba indirimbo zisigaye. Umva dufite korali enye uyu mugoroba, kandi bira ko buri korali yose ifite indirimbo zasigaye za kutugezaho. Reka nsome ijambo ry'Imana rijyanye n'igiterane kuko no gukingura. Turasoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 30 cyangwa 28, na harimo nyine ari amagambo abashaka gusoma inkuru yose bayihere hariya nkuko babitubwiye. Aho kubera umwanya dufite, reka dusome mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 24 umurongo wa 28. Haranditse ngo bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Uwo ni uwo ni Yesu bari kuvuga hano. Baramuhata bati, ese waretse tukagumana ko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo amanyure umutsima, yicaye ngo asangire nabo. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, tibongera kumubona. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe tukiri hehe mu nzira, akadusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Hanyuma nuko baravuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekerereza ibyababereyeho mu nzira, n'uburyo bamumenyekanishijwe nuko yamanyaguye umutsima. Irindi jambo ngiye gusorezaho riri mu Byakozwe n'Intumwa igice cyawo cya mbere. Ibyakozwe n'Intumwa igice cyawo cya mbere umurongo waho wa 3 haranditse ngo, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, agumya kugira gute? Akora iki? Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi ngahe 40. Avuga iki? By'ubwami bw'Imana. Ayo magambo tugiye kuganira mu mwanya muto, hanyuma tukumva indirimbo. Uyu ni Yesu uri kuvugwa hano, kandi natwe abantu mwicaye hano mwese turi
mu minsi 40. Iminsi 40 ni iminsi, ubundi umubare kane muri Bibiliya ni umubare iyo ubonye ahantu handitse kane uzasoma ibikurikira. Niba ari 400 ukabona habanje kane, uzarebe inkuru zikurikira kane, aho uzabona kane hose muri Bibiliya uzajya ubonaho ibintu bibi, ibintu bibabaje, ibintu birura. Umubare kane. Nujya gusoma imyaka 400 Abisirayeli bamaze mu butayu cyangwa se muri Egiputa mu buretwa, ubwo ni habanje kane n'amazero 2, urabona uburetwa imyaka 400. Nujya kureba iminsi Goliyati yatutse Abisirayeli, urabona kane ushyizeho 0, iminsi 40. Nujya kureba igihe imvura ya kwa Nowa yaguye itava ku muryango abantu bari gupfa, ni iminsi 40. Nujya gusanga umwami mubi wabayeho mu Isiraheli witwa Sawuli, Imana ikavuga ngo umekomeza kumuririra, ni iminsi 40 cyangwa se imyaka 40. Nujya kubara imyaka bamaze mu butayu batungwa n'ibiryo bidahinduka byitwa manu, ni imyaka 40. Nujya kureba abacamanza bayoboye Isiraheli, nta buyobozi bagira bufatika, abantu basimburana ku buyobozi, nta kizire bafite, bamara kuhinga abantu bakabibatwara, ni abacamanza 40. Mbese ahantu hari 40 hose hari kane haba hari imibabaro. Urabona Yesu yagiye Getsemane ryari kuwa kane nijoro, niho Yesu yatanze igaburo ryera, afite umubabaro atigeze agira, umutima wenda gucika, ariko yavuye amaraso menshi, akava ahantu hose hari akenge ku mubiri, hari kuwa kane. Umubare kane rero ahantu hose uri ubona umubabaro, aba ari ikintu kibabaje, ari ikintu kiryana. Niyo mpamvu banavuze ngo iminsi y'igisambo ni 40. Simbizi nawe niba ariho babikura, ntago mbizi, ariko ubihuje n'amateka y'Abanyarwanda wasanga jenoside yabaye mu kwezi kwa kane 94 kuwa kane. Kuki tabaye 9 kuki arimo kane kuwa kane mu kwa kane, bihurira he? Abavuga imibare rero ya Bibiliya bafata umubare rimwe bakavuga bakawitiranya n'Imana, kuko Imana yaravuze ngo ninjye Imana yonyine, nta yindi baho, ninjye wa mbere ninjye wa nyuma, ndarufa na omega, Imana ni imwe, ntazira Imana zihaba. Ubwo umubare rimwe uhagarariye Imana muri Bibiliya. Umubare kabiri uhagarariye icyo bita alliance, amasezerano. Alliance nicyo bishaka kuvuga. Alliance nuvuga ngo umubare kabiri ni ibintu bibiri muri Bibiliya, ahantu hose muzasanga kabiri, ibindi bintu ni bibiri. Ubundi ibintu byose byo kwisi ni bibiri, ni umucyo n'umwijima, vuga ni bibiri gusa, ni amanywa n'ijoro, nta kindi, ni bibiri. Bibiliya nayo isano rya kera n'irishya, urugo n'umugabo n'umugore ni bibiri, ibintu byose ni bibiri, ni yego na oya, nta bindi birenze ibyo, ni yego cyangwa oya, vrai ou faux, ni ibintu bibiri. Umubare gatatu rero, umubare gatatu urafata wa wundi wa mbere, rimwe uteranyeho kabiri, iraba kangahe? Gatatu. Rimwe macyaryibuka ni Imana, kabiri ni iki? Ni amasezerano. Iyo biteranyije bikajya muri gatatu bihinduka ubutatu butagatifu. Abumvise? Noneho rero iyo ufashe ubutatu butagatifu ugashyiraho Yesu, ubwo ushyizeho wa musaraba rero. Umubare kane uruvuga umusaraba, uzanye Yesu ugatereka muri gatatu, bwa butatu hazamo Yesu. Kane bivuga la souffrance, bivuga umubabaro, bivuga ibintu bibabaje. Ariko iyo uririmbye ya ndirimbo, umuririmbyi yavuze ngo imibabaro yanjye yose ni kwa yizi, yo muri kane ngiye gufata kane nderekeho rimwe, ndabona kangahe? Gatanu. Rimwe kandi muzi ko ari Imana. Iyo tugeze mu mibabaro yacu, Imana ikaza mu byacu, umubabaro wacu uragenda, tukabona ubuntu bw'iki? Bw'Imana. Umubare gatanu usobanura ubuntu bw'iki? Bw'Imana. Ni imibabaro wongeyeho Imana iyikorera. Umuririmbyi yavuze ngo imibabaro yanjye yose niko ayizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Nukuvuga ngo ibintu byose waraciyemo, uko byaba byitwa, uko byaba bifite amazina, iyo bije mu Imana ibyari imibabaro. Amen. Imana ibyenga mu mutobe. Imana ifata umutobe igafata imibabaro yose ikayenga mu mutobe witwa ubuntu bw'iki? Bw'Imana. Amen. Umubare gatandatu usobanura umuntu, ko umuntu yaremye kuwa gatandatu. Impamvu Antikristo imibare yiwe ni gatandatu gusa, nta karindwi kabamo, ni gatandatu gatandatu gatandatu. Na Antikristo bivuga ngo ni umuntu uziyita Imana. Umubare karindwi uvuga
la plenitude cyangwa se ubwuzuri. Reka mvuge kuri kane kirashaka kwivugira. Yesu amaze kubabazwa, ko handitse ngiye muza ku ntumwe cyawo cya mbere, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima mu minsi ngahe 40. Ko cyari 40, ko cyari iminsi 40, ko cyabonekeye iminsi 40. Umunsi 40 bisobanura umubabaro. Buriya n'umusaraba uriho ahantu hane. Imisumari bateye Yesu yavuye amaraso ahantu henshi, ariko ahantu h'ingenzi havuye amaraso n'ahantu hane. Mu kuboko kw'iburyo barahatoboye, mu kuboko kw'iburyo barahatoboye, bashyiramo ferabeto, baratobora ku musaraba, ibumoso baratobora, batobora n'ibirenge bibiri no mu gahanga ahantu hane. Umusaraba n'ahantu hane bigize umusaraba. Umusaraba rero usobanura umubabaro, usobanura kuwa kane, usobanura 40. Yesu rero mpamvu yeretse abantu mu minsi 40, ariko mu minsi 40 yiyeretse bandi, yabiyeretse habaye iki? Ariho riraja muri kubona rivuga kugenda na Yesu bimara umubabaro cyangwa se biroroha. Abantu Yesu yiyeretse ni bande? Ni bande Yesu yiyeretse? Umundi Yesu yiyeretse abantu 500, abantu basaga 500. Biri mu rwandiko rwa mbere rwari Abakorinto ibice 15:3. Umubare bagiye kubarura abantu Yesu yiyeretse, bakajya bavuga ati umuntu wese Yesu yiyeretse azaze duhurire mu giterane. Bagiye kubara basanga nta abantu basaga 500, ababazwe bazwi ni 500. Abiyereka mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Ni bande yiyeretse? N'abantu bari baziranye nawe. Ni ikiciro cya mbere ubwo Yesu yakwiyereka, gukwiyereka na ikiciro cya mbere cy'abantu yiyeretse mu minsi 40. N'abantu bari baziranye, n'abantu yari yarahamagaye, n'abantu basangiye nawe, n'abantu bagendanye nawe. Hanyuma ababwira amagambo akomeye batabasha kwakira. Amaze gupfa bayoberwa ibibaye. Icyo ni ikiciro cya mbere cy'abantu Yesu yiyeretse, ni intumwa ze n'abigishwa be. Yesu yagiraga abantu bamukurikira 12, wongeyeho abandi benshi cyane batazwi umubare. Abo bose bari baziranye na Yesu, nibo navugaga ikiciro cya mbere. Ikiciro cya kabiri n'abandi bantu batamwemeraga, barimo abene nyina, abo bavukana kuri Mariya, barimo Yakobo na Yuda n'abashiki ba Yesu, kuko Yesu yari afite abandi bavandimwe bavukana kuri nyina. Nabo ntibamwemeraga, yabaye mu buzima imyaka yamaze batamwemera. Abo nabo yarabiyeretse mu minsi 40. Abagatatu yiyeretse n'abandi bisi batari bazi na Yesu na gato. Abo nabo yarabiyeretse muri iyo minsi 40. Ariko ikintu ushaka kubabwira muri uyu mwanya ku mugoroba ngo dusengeremo, ni uburyo Yesu yereka abantu, uburyo Yesu abikora. Yesu yereka abantu ati, ni nacyo nshaka kubasabira, niyo sengesho ngiye gusenga. Yesu yereka abantu gute? Yesu yereka abantu gute? Banabivuze ariko rezageze bo kuntu Yesu yereka abantu. Uburyo Yesu yiyeretse abantu bikamufata iminsi 40. Yabiyeretse abiyereka gute? Agambiriye iki? Yaje kuva mu iki? Yesu amaze kuzuka ntiyahise ajya mu ijuru, yari afite inshingano zo guhita yigira kwa Papa. Ariko yaravuze ngo ndongera mfata indi minsi 40 niyereke ibyiciro bitatu. Icyiciro cy'abo twari tuziranye bahungabanijwe no kumbura, icyiciro cy'abantu tuvukana bampinze ko ntacyo ndicyo, ko n'umwana w'ikinyendaro, n'icyiciro cy'abantu batanzi bazamvuga mu bundi buryo. Icyiciro cya mbere rero ni cy'abantu bitwa abantu bari baziranye na Yesu. Ubu mwese uko muri hano, ndahamya ko abantu mwaje muri kino giterane munaniwe, nibunange nubwo mubona meze gutya, ndananiwe bihagije. Umubiri wanjye uri weak, mfite weakness mu mubiri, mfite intege nke mu mubiri, ndananiwe nyine kubera ko nakoze akazi, naryamye saa 8 za nijoro. Nifite akazi gatuma ngeza saa 8. Bura yuza saa 8 kuza. Abazamu hano barabizi, abantu baraye hano barabisa 8. Hari n'abantu hanze bari gusenga hara mu cyumba, none aryamye kandi ngomba kubyuka kare nkajya mu kazi. Akazi mfite akazi ntari bukorere hano, ndi bukorere hanze hano. Nje mu kanya muri mu giterane, ariko nta mahitamo mfite, ngomba kuza. Ndananiwe ariko ntabwo ndwaye. Ndashaka kubashimira nawe mushoka mumeze nkanjye, muvuye igoma, munaniwe, bani murwaye, bani muri kubaza igihe mugerera mu rugo. Abantu mwese ko muri aha rero
ndashaka gutekereza ko, reka mbatekereze ko Yesu muziranye, niyo mwamunaniwe, niyo mwamushonje, niyo mwamurwaye, niyo bitavaho biri, niyo byabitimuka, ariko hagomba kuba hari ahantu mwaba mwarigeze muhurira nawe, kuko sinibaza impamvu mwabaye barokore, sinzi uko byabagendekeye, sinzi mbese ngendeye kumenya ubundi byagenze bite. Buri akaza akambwira ati umva nkubwire ukuntu byagendekeye, ukatubwira ikintu cyakubayeho, uko ndi kubareba gasanga muziranye n'uyu mugabo ndi kuvuga. Amen. Niyo yaba adarutse kuvuga, niyo yaba nta cyarutse gukora, niyo byabitimukaho biri, ariko uko biri kose nabareba ngasanga hari mwahuriye. Amen. Ndi kubona nkareba ngasanga hari mwahuriye, niyo mwamunaniwe, niyo mwamurwaye, niyo wabushonje, niyo waba nta kazi ufite, ariko Yesu muraziranye. Niyo utamuheruka, ariko Yesu muraziranye. Ndakureba ngasanga hari ukuntu muziranye, hari ahantu mwarahuriye, hari ukuntu byaragenze, sinzi uko byagenze, ariko uyu mugoroba, amen, iki giterane ntigikwiye kuba amazina ngo abantu basome ngo Alliance shima Imana, urugendo rurimo Yesu ruroroha, babiririmbe, n'ababiririmba ntacyo bibamariye bitanakora. Ngewe ntabwo bikora, ngewe si ikintu kidakora sinshobora kukigumamo. Nimusanga nta kintu amaze, muzamuveho mugende mumuveho, ariko ibintu bari kuvuga, ibintu muririmbye, ndege ukuntu bari baririmba, ndebe ukuntu bavuza Imana, Imana bavuga ni mu kanwa, igera ku mutima, igera mu rugo, igera mu bana babo, igera mu ngo, igera mu byo bakora. Ni yaheye Imana ki nibwo kucyo bari kuririmba. Abishwa ba Yesu rero babanye n'umugabo witwa Yesu yambaye umubiri, akemura ibibazo byose byabaga biri aho Yesu ari. Yahura n'abantu bagiye gushyingura, akavuga ati ndategetse Kakobwa haguruka mu ngobyi, bakamusubiza mu rugo. Baravuga ati mbega umugabo we wagendana niwo mugabo. Babagiye mu giterane bwije, hari igihe nk'ubu ndi kureba ukuntu mugiye gutaha, kibaza bose murataha aho ubundi murajya kure, murajya hafi, ese harabona kabajya rugerero ahantu hari insina hatanabona tabanitana, hari n'utangiye guhangayika, use muragerayo umutegoko. Hagiye Yesu, babwiye Yesu bati ariko nawe wati amateraniro yatinze, cyura abantu batahe barajya kure, yaba mwari kurara hano, none muri kwibaza ngo ariko narekeraho turirimbe ya indi tutahe. Muri kwara imibare kandi koko mufite impamvu. Hari umunsi byabayeho rero, iteraniro ririmo abagabo, hano abagabo bari hano ni baki. Hari iteraniro ryabayeho ku isi rimwe abagabo 5,000, abagabo 5,000, haba hari abana, mureba abana abarakuru ukuntu babyara, babe bajyanye n'abana, bajyanye na banyina, mugende muhabura umugabo kubavuza abagabo. Aha bari kubara nta musore urimo, iyo avuga abagabo ntago ari jare, ntabwo ari masculine na feminine, n'abagabo bari bubatse ingo 5,000, ubwo abahungu babo, bashiki babo, impinja, abagore. Cyari giterane yabuze ntagikorera, akijyana ku musozi agikorerayo, yirirwa avuga amagambo y'ubwami bw'Imana burira. Baramubwira bati kandi bamuhagaritse akiri mu mwuka, bati wabaye nkurekeraho ko batakuri. Ati kandi ikibazo gihari ntibanariye kuva bwaca nta namazi, waretse bagataha. Ati se murafite iki kibazo? Ati inzara irabatsinda mu nzira. Aravuga ngo ntabwo umuntu yaza imbere yanjye ngo atahe uko yaje ameze. Nta muntu waza akicara imbere yanjye ngo mubwire ngo nagende. Bajya mu mibare, bati se ukuvuze ngo iki? Ati ndavuze ngo bararya. No kuri iyi Imana mubona, iyi ngiye muri kubona, iyi mwicaye imbere yagutungira ahantu bidashoboka. Imana iyi ngiye, iyi Imana mwamenyanye, iyi Imana muziranye, iyi Imana uvuga sindi kwibeshyera, irabimenyereye ntago ari ukubyiga. Yesu yaravuze ngo nimubahe intebe bicare bagiye kurya, ibivuga nta biryo bihari. Batangira kujya mu mibare, bati wagura imigati, bashaka burangeri yabikora, uwo baha isoko. Yesu aravuga ngo ndavuze ngo nibicare, ndashaka kubagaburira. Imana ibagaburire mu izina rya Yesu. Uburyo mwicaye muri aya materaniro, Uwiteka kugaburire kandi abikore mu buryo utazi. Impamvu uhangayitse nuko ibyawe byanze kuvamo. Hagiye ukora ibintu bikanga, imibare ikanga, ukabona ntibizemera. Ariko uyu mugabo turi kuvuga uri kumwe natwe afite ubushobozi, haleluya, budashira. Bajya mu mibare bati hari akana gafite
ifi zingahe n'imigati ingahe? Niyo cyari kinshi n'imigati n'ifi. Ifi zari zashize kare, imigati 5. Akana kaza ubwenge karavuze ati ibyo mu muka nge simbiri mu kangena ncuruza. Baza gusanga imigati 5 n'ifi 2. Yesu aravuga ngo birahagije. Akunukuri kambabwira ibintu mufite birahagije. Uzi ibintu mufite birahagije. Igisigaye gusa nicyo Yesu abivugaho. Ndagira ngo dusengere ibyo bintu byawe. Ni bike birazwi ntibivamo, ariko uyu mugabo twicaye imbere birahagije kavuga ngo ni mubinzanire. Maze ngafata ya mafabiri n'imigati 5 afite abantu innombrable, abantu batabarika. Aravuga ngo ndagushima papa yuko ubwo mpari ibi bintu byose mugari bikeya ngiye kubitegeka birumva. Iyi Mana yacu Imana itegeka ibidahari, igifata ibyo bidahari burya birahari. Ndashaka kubwira ko ibintu utajya ubona bihari. Ibyita amazina, ifata ibidahari ikabyita amazina nk'iki nk'ibiriho. Imana ibyo bintu byose ubitekereza, ndashaka gutangiriza ko bihari, bifite n'amazina. Imana yacu ifata ibidahari ikabyita amazina nk'ibihari, nk'ibyiri kureba. Igafata n'ibikomeye, muri byavuze ngo mu bikomeye biri ubu undamburira iki amaboko, umpa imbaraga bw'ubuntu bwawe. Igafata ibikugoye ikabireba, ikareba igitsure, ikabikuramo imbaraga zituma bikurukankaho bigasa nk'ibitari bihari kandi wabirebaga. Mu biguteye ubwoba nabyo iyi Mana yacu irabikangara. Barya barahaga, igitangaza gikomeye. Umva iyi Mana yacu kamabwire bene data, niyo guha ibiryo ijya guha ibiryo ku buryo urya ugahaga ukanasagura. Urumva icyo mbabwiye? Nigeze nicarana n'umugabo umwe wavuganye n'Imana afite inzara nyinshi. Ntabwo nti Imana guha ibiryo ntubimare. Ubu byaraje ibiryo yabibonye, duhora kamubaza urabona wabimara? Ati ntabwo nabimara, byari bihari. Barariye batangiye ari amafabiri n'imigati 5 birangira ibiryo bisagutse. Aravuga ati mu byikurire umva byatangiye batashye imigongo yenda gucika kwera ibiryo bagiye bikoreye amafi. Bananiwe bati ko mwana ni bati ni ibifi tuje twikoreye. Barariye kandi bavuze bariya gusa, barabitaye ku misozi. Uwo mugabo witwa Yesu nuko yarateye. Bagira ku nyanja hajemo muri abakavuga ati ceceka tuza. Umuyaga ati niwongera kumva mvuze ati wavugaga ibiki ko nari mbari? Umuyaga tuza. Nguwo Yesu. Bagira kwa Lazaro bagasanga bamaze kane mu kiriyo, akavuga ngo mumunyereka aho mwamushyize. Bateranutse ati ntaganuka arahumura mumuzane. Baramuhamagara ava amatanuka. Uzi ko Imana afata ibintu ikabiha amazina bigahumura. Tizange byaranutse reka wowe uri kubivuga ntaga ari Imana ibivuze. Hari amagambo mwavuze atari Imana, hari amagambo mujya muvuga atari Imana yavuze. Baravuze ngo ubu aranuka, ntaga ari Imana yabivuze, nibo bari babivuze. Avuyemo yaje anuka, yaje ahumura, abaraje. Uwo mugabo umeze gutyo kugendana nawe biraryoshye, mbese ni umunezero. Mu kanya gatoya baravuga bati nta n'uwamushobora, ntiyanapfa, twahisemo neza. Mu kanya baba baramuboshye, baramuboha biremera, bamukubise inkoni ziramufata, amaraso arava nk'uko n'abandi ava, baramubamba birashoboka, barashyingura. Abantu bose bamukurikiye baravuga bati mu by'ukuri bigenze biti? Hari igihe ukurikiriye umugabo witwa Yesu mu bihe bya mbere akurambagiza. Abantu hari nk'abakobwa bafite abasheri hano ko mu ndeba se barahari, ariko mwazaje nkabasengera mukazira rimwe. Ndashaka kubatangiriza ko abahungu bazabatwara bahari. None se urategeza ko batavutse? Baravutse. Icyo ikibazo ntimuzaho bari. Tuzasenga muhure rero. Mwazakora iteraniro ry'abakobwa gusa n'iry'abahungu. Hari abahungu dorari kundeba, uriya warahari, hari uwo mbonye arahari, hari mwabo ndi kubona bahari, hari mwabo mbonye bahari. Dore n'uyu nguyu ari uza ntimumubona ntahari. Abara ntago muhari abahungu, mugira gutya mute turahari abahungu, mwibuke turahari. Ntago muhari se? Murahari. Dore n'uyu arahari, murahari. Hari n'abandi bataje, naho bose barahari. Buriya rero nashaka kubwira ko abahungu barahari, n'abakobwa barahari, n'abana barahari, n'ubukwe burahari. Haleluya. Yesu rero ajya akora fiançailles. Mu majya ya mbere akoresha imitoma
amagambo meza, bumvaga mbese babonye umusheri. Sinzi ukuntu byibiranduye bayorwa irengero rye. Babiri muri babiri rero bo muri Emawusi bamandi mwumvise bariya bavugwa hariya, bamwe baceka ko yari couple, yari umuryango umugabo n'umugore. Noneho rero bayoberwa ibyabaye, ariko babaha amakuru ko yaba yarazutse. Bava Emawusi urugendo rw'amasaha banza ari 6, niba atari 3 banza ari 3. 3 ni menshi n'amaguru, kandi barihutaga kera, nta moto nta gare, bari bazi kugenda cyane, nta matara, nta karasharamye, nta gatoroshi, ko ari ukwiruka. Bababwira ngo hari amakuru twumvise nyuma y'iminsi 3 ngo yaba yarazutse. Bageze i Yerusalemu basanga imvira arangaye, ariko baramubura. Bafata inzira basubira iwabo. Ubwo bagiye amasaha 3 bavuye mu rugo, bagiye Yerusalemu, bumva amakuru ngo hari n'aho babonekeye. Bamwe bati twamubonye, bati sari ko tuzangwe tuza hakorera ibiterane, ari ku nyanja, ari Galilaya. Baramubura, basubirayo bati basi twebwe tutahiyaho, niba bavuga ko anamubonye. Imva yo twayibonye, ariko nta muntu twabonye. Iyo rero uvuga bagenda bamuvuga, rero bavuga ku ntu yari yabahaye amasezerano ko bizemera, ko bizacamo, nkuko nawe uyicaranye. Hano ufite amasezerano abaye nk'atinzi, abaye nk'amahuri. Ihuri n'igidaturaga riba riraho bagatura, kandi ryo rigasigara riri mu yandi. Hari abantu Imana baherera rimwe amasezerano, iyo bahera rimwe muri gusenga birabi by'abandi usigariraho. Bari mu nzira bagenda, rero ikintu cyabaye ngo arabegera, agendana nabo, ariko usa nk'umugenzi, Biblia yavuga ngo ni umuginga. Umuginga ni umuntu utazi, ni inyora, ni umuntu utafite ibintu azi, ni injiji. Noneho ronga arabaza ati muragenda mubazanye biki? Baramubwira ati uzi inkuru dufite? Ati ni umugabo. Baramuvuga rero, baramudikriva, baravuga ati dore uko twatumwizeye ikane Galilaya. Umva byari byanze byadogereye, abwira amazi ahinduka vino. Ati yo nuwo nguwo mwabuze? Ati twamubuze. Ati duherutse mu giterane kinini, umva tubuze ibiryo bwije, atubura imigati n'amafi, umva bimwe twarabitahanye, ntituzibagiye iyo teraniro rimwe ibiryo. Ati duretse kwa Lazaro umukiriyo, tumaze mu iminsi araza aramuhamagara, tuzi ko yanutse, tubona arahumura. Ati nuwo twavugaga. Duretse kujya mu nyanja, umuraba uratera, arobera ngo caceka tuza, birumva burya. None twaramubuze. Arababwira ati se wundi yegezaga babwira iki mu kigendana? Ati nyiga tubwira amagambo y'Imana ngo azapfa, ngo azazuka, ariko ni nyine nabyo twarabyumvise, ariko banatubwiye ngo yazutse, twamushatse twamubuze. Ngo ahera muri Mose. Arababwira ati mwabapfumu, ntabwo ibyo binanditse, uretse no kuvuga ngo yababwiye, nta Bibiliya mugendana. Simuna Mose yanditse Pentateuch, harimo amagambo y'Imana y'iby'uwo mugabo. Avuga Mose, avuga abahanuzi, aramuvuga. Noneho rero amena, yari amasaha 3, bagira mu rugo batabimenye, babona buranije, ariko bwari bubiriyeho. Baramubwira bati rero, arababwira ati rero ndabona mugezi wanyu muri Gisenyi, ndigendeye. Ati ngiye nkomeje yonge. Batari kwa mugabo we, kuvuga neza, twagendanye inzira yose, ko bwije, dore burije, kandi umunsi urakuze ntahujye. Ariko kintu baramubwiye ngo tugumane, ntago bamubwiye ngo acumbikara azatahe. Bamubwiye ati wavuga yavugana nawe, watega amatwi yatega wowe. Atuzi ko uri kuvuga n'amaguru atabyimba, uzi ko wavuze n'inzara ikagenda. None rero ngo tugumane wibere mu rugo. Uwo mugabo ndi kuvuga Yesu, nabo bantu bamubuze, bari baziranye cyane. Iyo umuntu muziranye cyane ntumubaza ngo ngwa iyihe fanta. Umuntu uzambaza ngo ngiye azaba tutarabanye. Iyo ngwa barayizi, wabyumvise? Iyo ngwa abantu tubana barayizi. Bari bazi fanta yesanywa, bari bazi gasose ashobora gukoresha. Nabwe kandi nabonye abantu barya ubugari bakajya bazamura n'intoki gutya, bakubita gutya mu bugari, bakazimanura gutya, bakamanuramo bazana. Akaba n'abagira gutya. Hari umugabo tubana ahantu, inshuti yanjye agiye kurya ubugari, agira gutya akabaza akagira atya, ntajya akaraba n'intoki. Nyine yariye, ntabwo ushobora kubona ko byagenze. Dufite nawe burya ubugari nabi data we, yaburiye byasa kuhunga, aryagira ngo intoki zose zikanura kuva hano kugera hano. Data we, kwamubwira ati wowe rero yurira hariya ku ruhande, terabani sesemi, ugasanga isose yakojejemo. Isose kwagize nyinshi uyisigaje. Undi mugenzi we rero akagira arakegeranye,
yakarya kandi ntumenye ukuntu bigenda, ntumenye yakanyujije, ntumenye irengero. Kandi abarya ubugari bumwe, ubugari bari bumwe, isosi ari imwe, ariko ukuntu barya ntabwo barya kimwe. Yesu nawe, haleluya, bari bazi uko ajya arya, bari bazi uko ajya arya ubugari. Noneho hari ibiryo bihiye rero nk'umushyitsi, bavuga ati rero dusengeri, ati mushyitsi wacu rero twagendanye, saba umugisha ku ifunguro rihiye cyangwa tujye gusangira. Ngo ararifata arashima, ariko akojeje mu ntoki, ati niwe tu, nuku nguku, ati intoke ze, amaso yawe arahumuka, baravuga ngo niwe, bamumenyera ku bugari. Bakimumenya bakivuga ati nuko arya, nuko abigenza, niyifantanywa. Ako kanya amaso yabo bayorwa irengero rye, kandi bari bakinze. Uzi ngo bararyamye, barati ibi biryo ntawabirya, dusubire hehe? Yerusalemu. Inzara baraza kuyumva, bari bahariye mu bundi buryo. Urugendo rurimo Yesu duruba mu inzara. Uyu mugabo afite ukuntu abigenza, yanzara bari biriwanye niyo bagendanye, ntabwo bariye babitaho. Basubira i Yerusalemu amasaha 3, basanga abandi bari mu masengesho, bati nakwe twamubonye, mwese ndagenze gute? Ati ubugara kibumanyura, nabonye ari we. Mwe byavuze ngo nuzuye agahinda n'ubwi, mbuzi ibyo niringiraga, maze muhaguruke nsoze, ndakure ba Yesu ndanyurwa, none ni Yesu mpazawe, ntari ndizina nemera, kuko ubugingo n'umune biboneke. Amen. Ngiye ukubaza, ni igiki wumva Imana yakoraho ukongera ukabona ariyo? Ko numva ashaka ko twasenga. Uri Imana yakandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyeretse. Uri Imana yakandi karyo, uri Imana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene. Turacyane muri 40 rero, ngagumya kubiyereka. Imana irakiyereka abantu bayo no muri imyaka 40 irakomeje. Niyo mpamvu Yesu agambiriye kwereka abantu mu kino giterane rero, ariko akwiyereka mu rurimi wumva, mu rurimi wumva. Ururimi wumva ni ikibazo cyawe. Imana ikwereke gutema kino cyumweru, Imana ikore hehe? Nihe Imana yakora? Abo yamanye umutima batiye niyo Mana. Buhari umuntu ikibazo cy'inzara, kuri Imana ikwiye kujya aho hantu. Imana ireba icyuho gihari. Hari abandi yiyeretse, Toma, witwa Toma, ati ngewe kunyereka nkabyemera, mfite ibiryo ako kuramo imyenda ndebe hano cya gicumu baguteye. Yesu umva, Yesu ni mwiza, ndashaka umusenga ukamubwira ahantu wumva akwereka. Mbese Toma yaravuze ati ngewe sinari mpari, niba ibyo abandi bavuga ngo uri Imana kandi karyo, ngo uri Imana ihindura ibihe, ngo nibaze barebe, ngewe ntabyo nzi. Yesu avuga turashaka he? Ati mu kiganza. Nukuri Yesu ashaka ahantu mwereka, ati nyereka inkovu. Abona ni ati ndabona ko muri ari wowe, ati shyira hano ndebe. Yesu nta kibazo afite, ati urashaka hano nkwereka, ati mu iki kiganza, ati ndabona ari wowe pe. Ati se ntabwo unyuzwe? Ati reka ibi ni biki? Ibimenyetso niba ari bike tugiye gusengera. Areba no mu maguru, ati imisumari ntabonye bagutefera beto. Akuramo inkweto, ati reba, ati se wanyemerera nkareba no n'imyenda mu myenda imbere. Azamuri ikanzu, abona rya cumu, ati ni wowe. Imana ikwereke gute wowe? Urashaka hehe? Urashaka iki uyu mugoroba? Imana yacu ni Imana ishobora kwereka mu rurimi wumva. Imana ikwereke mu rurimi wumva.
uri mana y'akandi karyo, uri mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene yanyeretse. Uri mana y'akandi karyo, uri mana ihindura ibihe, abatabizi nibaze ndababwire ingene. 40 yawe kugeze hema, uri muri 40, uri muri 40. Iri teraniro rishobora kubamo, rishobora kuba ari iryawe, ku buryo 40 yawe Imana yashyiraho rimwe ukabona akabaye 5. Abantu bashaka 5 murahari. Imana igafata imibabaro yawe yose ikava wunda yizi ikayihindura. Haleluya! Ndumva nagusengera Mana yo mwijuru ushobora byose. Turacyari muri 40, tukiri mu isi turi muri 40. Umwingi yavuze ngo muri iyi si huzuye umubabaro n'amahane, icyo ngeneye cyose simbera ko nkibona. Niyo mpamvu kino giterane ni igiterane kivamo kugendana na Yesu biroroha. Urugendo rurimo Yesu ntirurambirana, ntabwo ruvunanye. Abarokore turi hano twarakubonye, niyo byaba bimaze igihe tutumva ijwi, niyo byaba bitavaho biri, niyo amazi yakwibirandura, nishuheri yaba nyinshi, ariko uri Imana. Hariho twahuriye, ariko uyu mugoroba kino giterane tugitangiye ku mugaragaro, turagikinguye mu izina rya Yesu. Iyereka abantu bawe, abarokore bongera bishimira Imana, bongera banezerwe, bavuge ngo Imana yongeye kunyiyereka. Mana ongera wiyereka abakobwa bacu, wiyereka abasore n'abagabo, wiyereka abamama, wiyereka abayobozi n'abayoborwa, wiyereka abatura Rwanda, wiyereka abatuye kano karere k'ibiyaga bigari, wiyereka abazungu n'abirabura, wiyereka abakire n'abakene, wiyereka abize n'abatarize, wiyereka abakuru n'abatoya. Abantu bongera bavuge mu ndimisha, abantu bongera banezererwa Imana, bongera bavuge zaburisha, bongera bahimbiza indirimbo. Mpoze komanda y'ububyutse mu izina rya Yesu. Imana yongeye yereka abantu muri rimi bumva. Sengera abantu barwaye muri kino giterane, abantu barwaye, abafite amadeni batabasha kwishyura, abafite ibibazo mu ngo no mu miryango, abo babona byaratinze. Iri kino giterane tangaje ibitangaza. Imana irema, ikabirema abantu b'Imana bahuye. Mana abantu bangana gutya wabacurira iki? Ko buri wese afite ahantu wakora. Hari aho wakora ku muntu akavuga ati nkongeye kubona Imana. Hari abantu bavuga ngo nimuherukanye, mbakoreye komande mu izina rya Yesu. Iri joro wongere wumva Imana. Uyu mugoroba za nzozi zagiye, bya bihe byiza byagiye, kino giterane wongere ubona Imana bundi bushya. Muri 40 Yesu ari kwiyereka abantu, akibereka basanze mu ngo, akireka basanze mu nzira, agusange mu kazi ukora, agusange mu rugo rwawe, agusange mu bana bawe, agusange mu muryango. Uwo mubiri wawe Yesu ukoreho muri iyi minsi igiterane. Abantu ngire kumva Imana bundi bushya. Ndagushimye Mana kufite gahunda yo kwiyereka abantu bawe mu rurimi bumva. Tukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu, mwamugira neza. Amen. Reka mbere ko ntaga mikrofone ngiye gusengera umuntu waguye. Kino giterane gishobora ko ari umuntu ushaka gukizwa. Nibutse ko Yesu yereka abantu bakamenya ukuri. Muna tugusengere. Umuntu ushaka gukizwa ninde ngo tumusengere? Mwongere mutangire na Yesu. Ninde ushaka gukizwa ngo tumusengere? Nibutse ko Yesu yereka abantu akabakura mu byaha. Niba hari tamuka tugusengere. Ninde uhari waguye nuko nta wakubonye nta n'uwagufashe, ariko Yesu yereka abantu no mu buryo bwo kubakiza ibyaha. Ninde uhari ngo tumusengere? Imana iguha umugisha. Niba uhari haguruka, irukanga cika, ngwino tugusengere. Kino giterane twumve mu Imana igusange gukiza ibyaha. Uri hehe? Ngwino cyaha cyakunaniye. Aya materaniro hari mu Imana, kano karago karimo harimo imbabazi z'Imana n'ineza y'Imana. Ngwino tugusengere. Niyo waba uri kure, niyo waba uri hejuru kwa gusengera. Ninde muntu uri hano ngo tumusengere? Hari umuntu uhari, hari umuntu uhari, yarahari. Ngwino, giterane ni cyawe, rero umukeka wose n'uwawe. Ngwino rwose, impamvu uje kandi urayizi. Ngwino uyu munsi w'umunsi w'umugisha. Mukomere Imana amashyi ku muntu muje. Mu ijuru ntago babisuzugura. Mu ijuru uyu muntu aje bakora umunsi mukuru. Bashumba mwegere hino, dusengere uyu musore wacu Imana duhaye.
uyu ni umunyago w'igiterane, uyu ni umubyizi Imana duhaye. Haleluya! Iyo tukura kwe kuba duhombye, kwa tutageze ku ntego y'igiterane. Umuntu umwe arahenda ku Mana. Uracyari umusore, warubatse, madamu usari hehe, uzamuzane nawe uzazane n'abana, ubu yaje musengeri. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, turagushimye muri uyu mwanya kubwa mwene data uhamagaye akabaje, yitabye, yumvise ijwi ryawe, araje aritabye kandi azanye umutwaro umuremereye. Muruhure mu mutima, muruhure mu mubiri, muruhure mu bwenge, muruhure mu bitekerezo, hano hose baruhure kandi umutunganyirize gukiranuka, yumva umunezero, yumva ibyishimo mu mutima. Urakoze kumubabariye, wejeje ubugingo bwe, wejeje n'umubiri we, abaye umwana wawe. Tugukomeye amashyi tuvuga tuti habwa icyubahiro kuko uri Imana nziza ku bwa mwene data. Turagushimira mu izina rya Yesu, amen.